majeur bifata burya waza ubukoze do dièse mi si so re ra mi. Twagarutse iyi ni indirimbo yitwa Mukamusoni tugiye kubereka uburyo nayo mushobora kuzajya muyicuranga. Iyi ni Emactar TV ngendeye Emmanuel Nshimiyimana umwarimu wanyu ugenda ubereka uburyo mushobora gucuranga indirimbo zitandukanye ku manota ya gitari. Reka rero mbanze ncuranga indirimbo Mukamusoni murebe y'amasabo, hanyuma nyuma nza kugaruka nongera mbereka uburyo amanota nyicurangamo n'uburyo mushobora ku mbigisha none uburyo mwazajya namwe muyicuranga. Kera habaye umwana w'umukobwa witwaga Mukamusoni, yari mwiza koko imbere n'inyuma, yaritondaga yaraberwaga, yarangwaga n'ubwitonzi bagenzi be bose. Yari mwiza koko imbere n'inyuma, yaritondaga yaraberwaga, mu bitaramo abahungu bose barwaniraga guceza nawe, kabasubiza neza yisekera, nimumveho nabwo ndakura. Yarangwaga n'ubwitonzi muri bagenzi be bose. Yari mwiza koko imbere n'inyuma, yaritondaga yaraberwaga, umunyeshuri umwe bakundanaga wari ugiye kwiga mu mahanga, yaramubwiye ati rukundo rwanjye ndagiye ariko zanegereze. Uwo mwana yarizeraga nagira umutima, yaramubwiye ati rukundo rwanjye genda nzagutegereza iteka. Byiza cyane, ati genda nzagutegereza iteka. Ariko ikibazo gikomeje usanga urukundo ari nk'ibaba mu muyaga, yarategereje ngo araheba. Ariko ako nagaciyemo, ariko amanota yo twayazanye ni re majeur ni so. Ariko reka ntangire kuri kano kantu. Aka kantu cyane cyane abantu abakuru nk'abasaza bazi indirimbo mbere, iyo bumvishe kara kantu kabanze utayicuranze, kara kantu kabanze kazeho, kara gasoro ka introduction kayibanziriza, burya ibintu byose bavuga bati iyo ndirimbo ntabwo ariyo. Kugira ngo bemere ko ari nuko kara kantu ugomba kuba kajemo. Tukazamukaho gute rero? Tuba dufite rero gutya, tugafata gutya double note, utuntu tubiri gutya, hanyuma tukazamuka dute, tugacura gutya gutya. Iyo tugeze hano tuba tuje muri octave re ya kabiri. Aha ngaha rero niba tuzamutse gutya tuba tugeze muri re
ariko yo hejuru gutya tugaruka kuri re none ugashyiramo kano kantu gutya mi fa diyeze iyi ngiyi abarira si ukatugaruka kuri re gutya ahangaha wahava ugahita ukubita twa tudubure note uba ugarutse nyine gutya noneho ugafata gutya twa tudubure note gutya gutya iyi ni ra nuko wafata hariya gutya wakwifata gutya cyangwa ukayifata gutya ufashe imigozi itatu uranare babwiye ari amajeri ufata umugozi wa kabiri mu kazu ka kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane gutya ugafatamo gutya cyangwa se ukaba wanayifata gutya ukabara nabyo nta kibazo abo ushobora gucura gutya nuva ututurukana kuri double note gutya igice double note inota gutya ya double note gutya gutya ahangaha ufata umugozi wa kabiri n'uwa gatatu gutya note gutya ugatugaruka muri ra gutya hano uburi hano ugatuza kuri mi iyi ni mi iyi noneho ugatu mi ra mi iyi ni mi iyi ni fa diyeze mi fa diyeze gutya mi fa diyeze ra si iyi akaba ari si gutya ugahita no kubita re vide wa mugozi wariye nababwiye kuno mugozi witwa re uwukubise gutya utagufasha gutya gutya ubwo ni gutya ufashe gutya cyangwa se gutya ugatangira ugacuranga rero kera habaye umwana w'umusore kera habaye umwana w'umukobwa witwaga iyi ngiyi ni si twaga si minere mi minere kamu soni ra majeri gutya si mineri mi mineri ra gutya yari mwiza koki mbere n'inyuma yaritondaga si yaraberwaga ra berwaga nuko nguko noneho rero yarangwaga tuzamuka muri so yarangwaga n'ubwitonzi buryo usubira muri so muri bagenzi be bose yari mwiza koki mbere n'inyuma yaritondaga yaraberwaga muri aya manota yose twarayabonye si narayiberetse si dufata gute urutoki rufata umugozi wa mbere mu kazu ka kabiri hanyuma rukaza rugafata n'uyu nguyu ubanza ufata gutya hanyuma urunguru agatoki kamwe kaza gafata angari mugafata imigozi ibiri wa gatatu n'uwa kane gatanu urunguru ugafata rugafata umugozi wa kabiri gutya igahita ihinduka si minere gutya niyo murayizi narayiberetse mi minere gutya ra majeri bayifata gutya imigozi itatu garuka kuri re ni re ni so ni si ni mi ni ra nuko nguko amanota yayo ni gutya ameze twabanje na kakana ndumva rero hano noneho muyibonye hanyuma igisigaye ugasigara urwana n'ikitwa kugrata gratoma gutya ushobora gucura gutya ukubita imigozi yose nuko nguko byose bikagenda neza numva rero ari ibyo ngibyo reka mbashimire ko abankurikiye mwese mukomeze mukore subscribe kandi mujye munasharinga ubu bumenyi kuko hari abantu benshi babukeneye ariko batazi aho babusanga hari abantu babyishyura bajyaho abantu bigishiriza bakabyishyura ariko nyamara ashobora kuba yabona nk'ishene nk'uru rubuga akaba yarurebaho akabyiga neza atiriwe ajya ahantu kure
agashaka igicurangisho gusa akabikorera mu rugo. Ni musharinge rero, ni mubihanahane, bujye mu magroupe. Hari abajene benshi babikeneye babishaka kugira ngo bagiremo n'ubumenyi, kuko umuziki asigaye ari amafaranga. Nawe nubimenya ukajya gushaka amafaranga, byose bizagenda neza. Reka mbashimire rero kubera ko mukomeza mudukurikira kandi mutwere ku rukundo, kandi mutwandikire mukatubwira ibyo mukeneye. Gusa n'abatajya bandika nabo mukomeze mwandike, kandi mukomeze mukore sub, like ndetse na comment. Nimero ni yayi mwatubonaho ni 0783 8247 10. Reka tubashimire, Imana ikomeze ibagure kandi ikomeze ibane namwe.